ubwo rero mwatubimburire rwose ala sante a notre sante amashyi ku gikorwa zose za diyoseze ya Ruhengeri umukecuru ijambo yakubanza kurikomeza ariko nanjye reka mwunganire gatoya mwunganirana mu buryo bwo gushimangira gushima kuri uyu munsi Padiri Kasiyani avuga ati si umuganura kuko ntari umuganura bariya abantu baratozwa icyo nshimira abihaye Imana ni uburyo bamufashije mu burere kugeza kuri iyi saha twicaye aha ngaha. Kiliziya Gatolika yabigizemo ingufu nyinshi buriya kurera ugira ngo kurera ni byoroshye sinzi uko yaba abisesengura ntabwo ari umurimo woroshye. Rero nk'umuryango turashimira Kiliziya Gatolika, turashimira abakirisitu ku nzego zose turi hamwe n'abadutekereza batari hamwe, tugasaba Imana ngo uyu muvandimwe wacu Imana yashoboye gushyira kuri uru rwego rw'abihaye Imana
Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru akomeze amube hafi. Twese amasengesho tuyamugezeho tuyasangire. Ukuri kw'Imana nta kindi nashobora kuvuga. Hari agakoryo gatoya ngiye kubaha. Agakoryo gatoya ngiye kubaha abapadiri bamwe barakaza. Nuko nanjye nize seminari nkuru ariko simbashe kugera kuri iyi ntera. Ariko ni kwa kundi Imana ubwo urugo yari yararurebye iti ntabwo ugiye gutegura umukecuru uzaje umuba hafi, ariko intore yanjye ni uwo bucura ndi kureba, ninjye mfura mu rugo. Ubucura niwe ugeze kuri iyi nzira. Banyakubahwa ntarambiranye, twakomeza gusaba Imana ikatuba hafi muri byose na hose. Murakoze, murakaba. Amashyi menshi kuri Bwana Bernard. mubwire ko kuba umusaseridoti turabizi ni inema y'Imana, ubuntu bw'Imana, ariko ni n'icyubahiro kubera ubutumwa umusaseridoti ahabwa. Ntabwo ari icyubahiro cyo kunyungutira kugira ngo gusa wumve ko wubashywe, ahubwo ni ubutumwa bwiza bwo kugeza umuryango w'Imana ku byishimo bituruka ku Mana.
uyu munsi rero twaje hano rurembo kugira ngo twishimane n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Misa y'umuganura nubwo padiri yatubwiye ngo ntabwo ari umuganura, ariko abaririmbyi bo babitubwiye, ayo mpamvu bakubyiniye nuko waje kubaganuza ku rukundo rw'Imana mu gitambo cy'Ukaristiya hano muri Santarari. Padi, haguruka baguha amashyi. Uyu mupadiri musabiye amashyi kuko arayakwiye, yaduteranije kuri uyu munsi kugira ngo twishime, kandi n'umubyeyi we turamushima kugira ngo ngiye kuvuga ngo azongere adutumire, ariko umenya umurimo we yarawusoje kandi yawusoje neza. Uruhande rwe hari mukuru we yabitubwiye, nawe azongera adutumire. Ntabwo nzi ngo afite bangahe, hasigaye bangahe, ariko hazaboneka undi, tuzabishima n'Imana izabishima. Turishimye rero kuri uyu munsi. Umubyeyi nawe muha amashyi rwose. Umuganura ubundi haba harabaye umunsi wo gutanga ubupadiri, paruwasi yose ikishima. Twagize n'amahirwe bibera hano kuri paruwase ya Kampanga, niho muri katedrali cyangwa mu yindi paruwasi, ariko byabereye hano. N'umwepiskopi turamushima kuko yatugiriye ubwo buntu kugira ngo paruwase yizihirwe n'abakiri bato babibone. Ariko misa y'umuganura ni umunsi mukuru w'umuryango, aho umupadiri mushya avuka mu baturanyi, bagahamagara n'inshuti bakishima bakabyina. Uyu munsi rero turabyina twishime, ndetse turajya no mu rugo tubyine twishime. Byose turanywa buke, hari impamvu. Mu izina rero ry'abapadiri bakuru be, ndagira ngo nshimire ababyeyi, nshimire umuryango, ariko dushimire n'iyi Santarari kubera ko yabyaye benshi, irarera, irakuza, none ari uwo isubije Imana kugira ngo akore ubutumwa muri kiliziya. Hari benshi babukora, ariko we abukore nk'umusaseridoti. Santarari, padiri, Santarari yawe iyi ngiyi turayishimiye, kandi turifuza ko nayo yakwishima mu mashyi n'impundu. Abapadiri bakuru bawe turakwifuriza ineza, turakwifuriza ishya n'ihirwe, urakaza neza, dufatanye. Ubupadiri hari ibyishimo, hakabamo no kugoka nk'uko bisanzwe, nk'uko Yezu Kirisitu yabigenje kandi akabidusigira. Intumwa Yezu Kirisitu yatoye yazibwiye ko azohereje intama mu birura. Hano nta birura bihari, naho ugiye Busogo nta birura bihari, ariko uzanyagirwa, turira imisozi, nyagirwa. Ugize amahirwe bagukuriyeho Murama na Rugera, uzamuka Rugera uzajya kubafasha, ariko ntabwo iri mu butumwa uhawe. Ariko rero akazi karahari, ubutumwa burahari, uzabona akanya ko gukora, kandi uracyari umusore, uzakora. Mukuru wawe Musenyeri Barugahare ntukamusiganye, igihe azakubwira ati uri umusore, genda, uzagenda.
gusigana n'abakuru y'umusore uragenda bakakubwira bati mu gitondo hari misa saa 3 hari gushengerera mu byangabo, saa 7 hari kanyove, saa 10 hari umukecuru ukeneye amasakaramentu ukibwa, uzagende hose uzahagere. Iyo ukiri muto rwose birumvikana, iyo imbaraga zitangiye kuba nkeya haba hari abasore baje bakugwa mu ntege, nuko nabo bakanzika. Ugutoye aguha n'imbaraga, ugutoye aguha n'abantu bagufasha. Akaba ariyo mpamvu nk'abapadiri dushimira abakirisitu baturutse aho wakoze ubutumwa, uri umufaratiri cyangwa se uri umudiyakoni, tukaba tubashima. Abavuye Mwange nabonye ari benshi bahakoze stage, abavuye aho waruhukiye Busengo, bavuye Janja, cyane cyane abaje kukwakira bavuye i Busogo, rwose Nyarurembo mubaha amashyi n'impundu. N'abandi baturutse ahandi, padiri ngabo, abo muzafatanya ubutumwa ni beza, bazagufasha kandi baje kubikubwira. Ntabwo rero tuvuze ngo tukwakiye nk'abapadiri twenyine, kuko tuzi ko turi kumwe n'imbaga y'abakirisitu bazakuba hafi bakagufasha mu butumwa. Uzababe hafi, ufatanye ubutumwa bw'Imana, muzabukora neza kandi umuryango w'Imana uzakomeza ukure ujye mbere muri byose, cyane cyane mu butungane. Ndagira rero ngo nanjye nongere uragize Imana, uragize umubyeyi Bikira Mariya kuri uyu munsi wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Abo uzahura nabo bose uzabereke uwo mubyeyi, nuko mugendane mugana ijuru. Bakristo bavandimwe ko duteraniye hano, ndagira ngo dushimire Imana kubera iyi ntore, kandi dukomeze dusabe Nyagasani atwongerere izindi nyinshi kandi nziza. Murakoze, murakoze. Muraho
tumaze kubinoza neza no kubitunganya Padiri Kasiyani wasomye misa y'umuganura uyu munsi twamugeneye ishashi y'intama iraherekezwa n'ibahasha arakoze burakaguye mbona abantu batangiye guhunga ariko kubera harimo abatamenyereye aka karere kacu twari tuzi ko ari umugisha umubyeyi Bikira Mariya twihereye n'umugisha ntabwo ari imvura iturogoya nyakubahwa musenyeri izerwa wa papa nyakubahwa Padiri Kasiyane baduteye ibyishimo uyu munsi nyakubahwa Padiri uvuze mu izina ry'abasaserdoti bakuru bacu abasaserdoti mwese babyeyi mubyeyi mwergo Saverina komera cyane bihaye Imana abashyitsi bahire Kristo Yesu akuzwe ngira ngo ntabwo ndongera kuvuga dufite ibyishimo byinshi mwabyiboneye mwabyiyumviye ntabwo ndabisubiramo ku munsi w'itangwa ry'ubusaserdoti tariki ya 6 abari bahari naribukije iyi tariki ya 15 ko tuzaba turi hano dushimira Imana kubera ingabire y'ubusaserdoti Padiri Kasiyane yakiriye kandi iryo sengesho tukarinyuza ku mubyeyi Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru nibyo byabaye rero paruwase yacu ya Kampanga igize maze kugira abapadiri ngo si barindwi Padiri Mbonimpa Jean Claude nawe akaba avuka muri iyi santarari ya Rurembo akaba Padiri Vincent de Paul Padiri Ferdinand Padiri Reveriani Padiri Fabiane Nizimpanga Alphonse na Kasiyani ngira ngo bavuga gutyo ngo ni barindwi ntagire uvuga ngo ni benshi nubwo twirirwa tugereranya wenda n'andi maparuwase twumve yuko urugendo rukiri rurerure santarari ya Rurembo muracyakeneye kubyara izindi ntore nubwo n'andi masantarari twayabwira mu mateka ya hano i Rurembo abakristu b'isantarari abakuru bamenye Padiri Guillaume niwe mu butumwa yari afite yubatse kiliziya wayubakishije ndetse igice cya mbere cyari amazu y'urugo rw'abapadiri yakoze ubutumwa hano ari umunyamahanga mwamenye Padiri Pinari Padiri Pinari amaraso ye yamenetse hano kuri aritari atura igitambo cy'Ukarisitiya tariki ya 2 ukwezi kwa 2 umwaka w'1997 abakristu bahani Rurembo amateka bayazi Padiri Kabayole Joseph abaye hano imyaka 14 yitabye Imana ku itariki ya 29 ukwezi kwa 11 umwaka w'2020 abo bose n'abapadiri tuzirikana ubutwari bwabo
bikorwa bakoze yongeza ubutumwa hano bikaba bigomba kudutera ishyaka ababyeyi tugakomeza kubyara abogeza ubutumwa ku imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Hari umuvandimwe wa Padiri Kasiyani Bernard yego numvise uri kuvuga Padiri Kasiyani murumuna wawe wicira mbese nkaho wasubijwe byarangiye. urashaka kudusubiza inyuma ubwo umwana wawe Imana izaguha cyangwa se yaguhaye nakubwira ati papa ndumva nshaka nanjye kuzaba padiri uzamucecekesha oya Kasiyani turamufite ari umubyeyi widuduye abapadiri batatu imfura ye twariganye Padiri Gilbert Nkirandekure no muri paruwase ya Nyange muri Byose ya Nyundo. Isuko umubyeyi ubwo yarahombye yaratakaje namubonye rwose ahagaranye twagize tuzajya no kumusura tumubaze ibyiyumviro by'uko yumva ameze kubona rwose ahagaze padiri hano n'undi hano bamukikije. Imana ntituzajya tuyibarira ngo tuvuge ngo birahagije. Nari ukomeze n'umubyara abasaseredoti komeze biyongere rwose hano rero santrale kubera hari rurembo kuko ariho turi rwose padiri aravuka nk'abandi bana padiri agaburirwa n'ababyeyi nk'abandi bana akarirwa nk'abandi bana agakura nk'abandi bana nuko rero byo president wa santrale Charlotte yavuze ukugona kongeraho ko hano rurembo turacyakeneye ko abapadiri biyongera cyane ko navuze nayo mateka hano hari niho hahoze icyicaro cya paruwase murabizi umwepiskopi niwe wagennye muri 2012 kukimukira ahandi ngo rero hano santrale ya rurembo twiteze ko abapadiri bavuka hano bakwiyongera kakagoroba k'abana uko abana nyine barerwa we nuko mugashiremo imbaraga groupe vocationnaire bayigemo kugira ngo paruwase Kampanga komeze igire abapadiri bavuka hano i Rurembo. Mu butumwa rero dufite ko mwabize zakomeza kuba hafi abakristo kugira ngo naho bakeneye ubufasha kugira ngo uwo muhamagaro ugaragare bahamagara ku Imana biyongere tuzabikora kandi na rugo rw'abapadiri ko president wa santrale yabivuze gahunda kugira ngo irahari yuko hano rwose havugurwa agaturwa akanadufasha gukora ubutumwa neza twegera abakristo. Agira ngo nshimire mubyeyi wa Padiri Kasiyani Saverina ndongera ndamushimiye nawe ngira ngo wajya gumbaza ati sinone padiri timbwira tazaba we yazaba padiri buriya ukuntu yivugira mwamwumvise ukuntu yivugira yitonze atubwo nzabibona Imana izamfasha nuko shimirwa kwisengesho ryawe Imana yarishubije kandi birakomeza kugirire neza. urubyiruko rwose n'abato bumve nawe kurebe n'abandi babyeyi bati natwe twakwifuza kubyara umusaseredoti. Padiri Kasiyani rero ugiye mu butumwa ugiye kwigisha ugiye kuyobora umuryango w'Imana ugiye kutagatifuza ari amafishi 12 bagiye basoma uzi kuyasinyaho ndabizi warabatije uri n'umudiyakoni ariko bari abana 12 umubare w'intumwa ngo mwagira igihango ubwo kera uzaba uri muri yubire hari igihe uzakuzanira nk'akafoto
wamubatiye cyangwa akakuzanira ati njye wabatije babijyanye nko gusezerana yewe gusezerana nko ku myaka 25 ubwo nawe muri 2025 nuko nayo mateka y'ubutumwa bwacu n'umwanya rero wo kwifuriza ubutumwa bwiza uzahirwe hariya Busogo ariko Busogo ya ndirimbo yanyu Busogo rwateteshejwe na Rurema sibyo atemeshejwe na Rurema kandi abantu muzajye munganza ariko hamwe muzajye munganzo kandi turayifite kampanga nziza wahanzwe na Rurema Kampanga uyivuza ibigwi ukayivuga ntabwo wabirangiza rero mbese mbaye nk'uni aho ngaho abandi bazakomerezaho tubaye rero umugeni mwiza rwose Padiri Kasiyane hano hari inzira y'ubusamo buriya nuko bavuga ngo guca mu mujyi kuri za kaburimbo nizo hano hari agahanda kaduhuza rwose ubusamo Busogo Kampanga ubwo nyine uzashobora kuzajya aje konka kongera akagenda nuvuga ngo umwepiskopi ubundi abepiskopi batanga ubutumwa igihe cyose tuvuga ko roho mutagatifu ibamurikiye ubwo yarabyohereje kugira ngo mu gihe mutazakomeza atari kure yaho isoko ubwo rero tuzakomeza rwose kugenderana kandi ko mwamwakiriye neza n'impano mwamuhaye kumwe tuzamuherekeza yego nagira ngo soze iri jambo nongera kubashimira mwese torero kuri itorero rya Rurembo nabyo kwashimiye korali tugana umukiza amatorero mwabyinnye mwateye bishimo abashyitsi bacu abasaserdoti mubona kandi mukomeze musabire abasaserdoti banyu dukeneye isengesho ryanyu kugira ngo ubutumwa bwacu bukomeze bugende neza Imana idutorera ibirenze imbaraga zacu mwakoze rero mwaje guhimbaza uyu munsi rwose kandi muzanagaruke buriya abapadiri ni igihe mbese ni gahuzamiryango ariko nta gahuzamiryango ni amagambo yanditse kuri rya cupa rya pirimusi ntabwo bose ariko babaza pirimusi bari gahuzamiryango bakaza baturutse hirya no hino kubera ko ndari nk'inshuti za Padiri Kasiyane kubera ko biganye ariko bigasa mube n'inshuti za paruwase Kampanga nuko n'ikindi gihe muzazi sibyo bikari biwacu ubwo ababyeyi be mwababonye ubwo mbese namwe mwabaye inshuti zacu nimuza muzaza tubazi usanga nuko umwana wacu yabaye neza umunsi wacu muri sanga bizajya birangirira aha ngaha rero numva yuko icyo gihe paruwasi aba ari umwanya mwiza ibigize ikunguka inshuti reka rero ntimubona ikirere sinababwiye dore rero ni ibingibi Kampanga nibidutunze gusa imigishaza tukakira tugashimira Imana mwakoze rero mukomeze mugubwe neza nibikurikiraho Imana irakomeza bihe umugisha murakoze cyane Yeza kuzwe mbere yuko twakira umugisha w'Imana nanjye ndashimira Imana ize uruhare bose kuva navuka kugeza ubu ngubu kuba mpagaze aha n'uruhare rwabo Imana ibahe umugisha ndabasaba rero ko mwazamfasha kugira ngo nkomeze ngororokere Nyagasani aho nzagwa nzagira imbaraga zo guhaguruka ibyo ndabibasabye kandi nanjye nzakomeza kubasabira ku Mana murakoze rero mugire umunsi mwiza nk'uko amaze kubivuga
abatarabasha kwinjira hariya bagende mu rugo barahazi murasanga babateguriye mwicare mugwe neza ibirori bikomeye natwe turaza tubasange sibyo ra tugana umukiza ubwo namwe murabyumva turi kumwe rero Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu dukomeze tugire umunsi mwiza ufite amagambo y'umugisha ni wawe wese Nyagasani tugushimiye byiza byose bituruka iwawe tugushimiye umunsi none turagusabye ngo aya mafunguro n'ibinyobwa tugafatira aha ngaha ubihe umugisha wawe ababigizemo uruhare nabo babaha umugisha natwe tugiye kubisangira nk'abavandimwe bikomeze bidutera imbaraga zo gukorera abahamya kubwa Yezu Kristo umwami wacu amen izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen ye ku bakuru ndabona protocol arimo bafasha neza bakaba batangiye bacana aha amashyi mwaba haje rero amashiga ya kijyambere bihise bisha haje birahiye haje gaze idatera imyotsi ndabona rero bifatanyije uko ari bane kugira ngo biriya biryo babitunganye bakase inshuro ya mbere umugati tuzi ko dutungira ubuzima utunga roho bakase bwa kabiri utunga umugati utunga umubiri excuse barangije mwabaha amashi rwose rebe n'ikibindi niba kozamo umuseke inzoga iratomboka kera wafunguraga ikidomoro cy'urwagwa waba utitonze ugasanga ikoti riranduye ubwo rero niba barafungura bitonze ntimeneke nanjye ntumbizi ni uko bikorana ubugenge n'ubwitonzi n'ubuhanga kubera ko buriya uwo ari we wese ubanza atapfa kubishobora uwapfundikiye yarakomeje biri hafi ariko ntimurambirwe biri hafi yayirondeye yanze kuyimena yayirondeye hanze kumena inzoga y'abandi ariko irahenda ntawayinyanyagiza nibyo kumena inzoga z'abandi ntago irahenda ntawayinyanyagiza ntiyi ubwo rero mwatubimburire rwose alasante amotorosante amashi ku gikorwa nyakubahwa padiri uhagarariye abapadiri ba diyoseze yacu ya Ruhengeri nyakubahwa padiri Nsengiyumva Manzi Kasiyani nyakubahwa padiri Nsengiyumva Manzi Kasiyani baduteye kugira ibi birori ba nyakubahwa abasaseridoti
bihaye Imana namwe bayobozi mu nzego za leta bahagarariye abandi muri ibi birori, bakristu barayiki beza, Kristu Yesu akuzwe. Nyakubahwa Padiri mukuru, abakristu ba santarari ya Rurembo bishimiye kubakira muri uyu munsi udasanzwe umuganura wa Padiri Kasiyani. Tunashimira Imana yamudutoreye, Imana irakarama. Nyakubahwa Padiri mukuru, ubu dufite intego yo kugendera hamwe no kwegera abakristu mu byiciro babarizwamo. Ubutumwa tubukorera mu masikirisari 3 mu miryango remezo 22. Buri butumwa muri ubu butumwa twifuza kuva mu bukristu bw'ikivunga. Nyakubahwa Padiri mukuru, turifuza ko ubutumwa twafatanya n'abasasaridoti ba paruwasi yacu ya Kampanga nk'uko bisanzwe mudufasha gutanga amasakramentu ku basaza n'abakecuru n'abarwayi badashobora kuza mu misa ku kiliziya. Padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Kampanga, turifuza ko mwakomeza kudukorera ubuvugizi kugira ngo uru rugo rwiza rw'abapadiri rudakomeza kuba rwonyine. Nyakubahwa Padiri mukuru, turacyabashimira cyane kandi tubaragije Imana yo mugenga wa byose. Mutagatifu Filiponeri adusabire. Arakoze na Perezida wa Santarari amashyi.